Ubuzima bwo mu mutwe ni kimwe mu bintu by'ibanze bigena uburyo umuntu yibona, atekereza, akunda, akora kandi akorana n'abandi mu buzima bwa buri munsi. Nyamara kenshi abantu barushya umubiri wabo bakirengagiza ibimenyetso by'imbere mu mutwe bigaragaza ko hari icyangiritse cyangwa igikwiriye guhinduka. Umuntu ashobora gutakaza ituze, akumva afite agahinda, umujinya, intege nke cyangwa ibitekerezo bimubabaza atazi aho biva, kandi rimwe na rimwe umuti ntuba uri kure, uba uri mu bintu byoroheje umuntu ashobora kwikorera mu rugo. Niyo mpamvu nshaka kubasangiza inama 11 z'ubuzima bwo mu mutwe zifasha umuntu gusubirana ubuzima bwiza bwo mu mutwe n'umutuzo w'amarangamutima, kuko buri gitekerezo gitanga umuti woroshye, wihuse kandi ufite akamaro karambye ku buzima bw'umubiri n'ubwenge. Inama 3 zisoza ni karuhura y'ibibazo byose byo mu mutwe. Ntimujye kure. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul enseignant et naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Ihutire gukanda subscribe n'inzogera utazongera gucikwa n'ibi biganiro utapfa gusanga ahandi usibye kuri uyu muyoboro. Ubuzima nibwo butunzi bukomeye umuntu yatunga akaba yizeye ko azagubwa neza mu bintu byose. Ibyo wagiraho byose nta buzima ufite, wabura umukene uteye agahinda. Iriya mayibobo iryama mu iteme igasinzira neza igwije amahoro kuruta abakire baryama mu miturirwa ariko bakarara rwa ntambi babuze ibitotsi. Umukene uryama ku gasamba agasinzira neza aruta umuherwe uryama ku mufariso uhenze indwara zimuguguna. Gushaka neza ugakora ubukwe bw'igitangaza ntacyo bimaze niba utizeye ko ufite ubuzima bwiza bwazagufasha kwishimana n'umufasha wawe. Dushaka ubuzima nk'abashaka ifeza z'agaciro kenshi, kandi nta handi twabushakira atari mu bimera duturanye nabyo, ibyo kurya n'ibinyobwa tunywa buri munsi. Bisabyemo imiti myinshi ihangamura indwara zananiye abaganga baminuje amashuri yo mu isi yose. Dore inama 11 zagufasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Inama ya mbere, niba wumva umeze nk'uwanga abantu bose, fata ifunguro ryuzuye. Niba wumva umeze nk'uwuzuye umujinya waremerewe n'amarangamutima kugeza aho wiyumvamo kwanga abantu bose cyangwa ko bakurakaza, icyo gihe si abantu bawanga, ahubwo akenshi umubiri wawe uba wabuze imbaraga n'isukari ihagije mu maraso. Jya uhita ufata ifunguro ryihuse ariko ryiza ririmo imboga, imbuto cyangwa ibiribwa bituma umubiri ugarura imbaraga mu buryo bwihuse. Ibyo bituma ubwonko busubira ku murongo, umutima ugatuza n'ibitekerezo bikagaruka mu nzira nziza. Kuyitaho gutya bigabanya umujinya n'imyitwarire itunguranye. Niba wumva abantu bose batagukunda cyangwa bakwanga, jya kuruhuka usinzire. Igihe wumva nk'abantu bose bakwanga cyangwa bari kukuvuga nabi, akenshi si uko bimeze mu by'ukuri, ahubwo uba wacitse intege, unaniwe cyangwa utasinziriye neza. Umubiri unaniwe utera ubwonko gutekereza nabi no gukabya amarangamutima. Jya uhitamo kuruhuka no gusinzira bihagije, kuko gusinzira ari umuti utuma ubwonko bwisubiza ku murongo, amarangamutima akagabanuka n'ibitekerezo by'umwijima bigashira. Uzasanga nyuma yo gusinzira neza ibintu byose ubireba neza kurushaho. Niba wumva utangiye kwiyanga cyangwa kwiyumva nabi, jya koga amazi y'akazuyaze. Iyo wumva wiyanga cyangwa wiyumva nabi mu mutima wawe, jya wihutira kwiyuhagira amazi meza. Amazi atuma umubiri utuza, imitsi igatangira gukora neza, kandi bituma wiyumva usukuye, uri umunyagahunda. Gukora isuku ku mubiri bigira ingaruka nziza ku buryo wiyumva imbere muri wowe, bigabanya agahinda, umujinya, umunaniro n'umuriro wo mu mutwe. Nyuma yo koga akenshi umutwe uratuza, ukabona umucyo mu mitekerereze mu buryo bwose. Niba ibitekerezo bikurenze cyangwa byaguteye umutwe, byandike hasi neza. Iyo ibitekerezo bikurenze, bikuzengurutse, bikakuremerera cyangwa bikagutera guhangayika, ikintu cyiza cyane ni ukubyandika. Fata ikaramu n'ikayi cyangwa ikarita, wandike buri kintu cyose uri gutekereza.
Kwandika birafasha cyane kuko bifata umutwaro wose w'imbere mu mutwe bikagarura ituze kandi bigatuma ukenera gusa gufata imyanzuro neza bitewe n'ibyo wanditse. Iyo wabyanditse ubwonko buratuza kandi bugafata gahunda isobanutse. Ku mwanya wa gatanu, niba wumva uheranwe n'ibyabaye mu gihe cyashize, teganya neza ejo hazaza. Igihe wumva ufungiranwe mu mateka y'igihe cyashize cyangwa ufite agahinda gakomeye k'ibyakubayeho, tekereza ku hazaza haryoshye ushaka kugeraho. Shyiraho imigambi, gahunda n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Gufata icyerekezo gishya bituma ubwonko bureka kwirundanya mu bikubabaje bukareba imbere, bikaguha icyizere gishya, imbaraga n'ubushake bwo kwiteza imbere. Inama ya gatandatu, niba ufite impungenge zerekeye bizaza, ibande ku byo urimo ubu. Impungenge zerekeye ejo hazaza zishobora kurushaho kugusubiza inyuma iyo zibaye nyinshi. Gukomeza gutekereza cyane ku hazaza bigutera guhangayika, ahubwo ibande ku byo urimo gukora muri iki gihe, ku byo ubona, ku byo ushobora guhindura ubu. Kwibanda ku buzima bwa none ni umuti ukomeye wo gutuza kuko bigarura ubwenge mu buryo bunoze, bigakuraho ibitekerezo byo kwikanga ibitaraba. Inama ya karindwi, niba wumva udatuje cyangwa udashobora kuruhuka, fata urugendo rurerure rw'amaguru. Iyo umubiri udatuje cyangwa umutwe wuzuye ibitekerezo byinshi bikabangamira ituze, gufata urugendo rurerure byihuse ni umuti wihuse. Kugenda gutuma amaraso atembera neza, umubiri ugahumeka neza, ibitekerezo bigasubira ku murongo mwiza. Urugendo rurerure rutuma umunaniro w'imbere usohoka, umutima ugatuza n'umubiri ugafata ikiruhuko cy'ingenzi. Inama ya munane, niba wumva ugiye kwiheba, wibuke igihe wigeze gutsinda. Iyo utekereje kureka ibintu byose kubera ibigeragezo, garuka wibuke buri gihe watsinze, igihe wakoresheje imbaraga, igihe watsinze bikomeye, igihe wabashije kunesha urugendo rwari rukomeye. Kwibuka aho wigeze kuva n'urugendo wagezeho bituma ubwonko bukugarura icyizere, bukwereka ko ushoboye kandi bukakubuza gucika intege. Ibyo bituma ugira imbaraga zo gukomeza urugendo rwawe kandi ugakomeza kugira icyizere. Inama ya cyenda, niba uhora urwaragurika, gerageza kurya kabiri ku munsi gusa, mu gitondo na saa 9. Iyo umubiri urwaragurika buri gihe, akenshi biterwa n'uko igogorwa rihora rigogora ibiryo byinshi. Kurya kabiri ku munsi, mu gitondo na saa 9, bifasha umubiri kugira igihe gihagije cyo kugogora ibyo wariye, bikongera imbaraga z'ubudahangarwa, bikagabanya uburwayi buhoraho kandi bigafasha umubiri kuvugurura imikorere yawo. Ni uburyo bworoshye ariko bukiza indwara nyinshi. Ibanga rya 10, niba ugira ibibazo byo mu nda n'umutwe, irinda amafunguro yo ku mugoroba. Kurya ku mugoroba buri gihe ni kimwe mu bitera ibibazo byo mu nda, umuriro ukabije, kuribwa umutwe n'umunaniro uhoraho. Iyo urya nijoro, umubiri nturuhuka neza uko bikwiye kuko uba ukigogora ibyo wariye, urara mu nzozi mbi kandi ukabyuka wavunaguritse. Maze Imana imugenera gukora iminsi 6, imugenera kurya kabiri ku munsi, nubwo buno yihaye kurya rimwe ku munsi no kurya rimwe mu ijoro. Ijoro ryari ryaragenewe gusinzira, none umuntu yarigize ibyo kurya, byabaye ingorane yo gutuma mu gitondo abantu babyukana umutima mubi, kudashaka kuvuga, kudashaka gukora, kudashaka kurya, kubiha mu kanwa, bitewe no kurangiza kurya ajya kuryama, kandi nabwo ari ibyo kurya by'amoko mabi. Noneho irinda amafunguro yo ku mugoroba kugira ngo urinde umutwe wawe kubabara, umubiri wawe ubone kuruhuka uko bikwiye, n'igogorwa ryawe rigende neza. Inama ya 11, niba ushaka kugumana ibyishimo n'umutuzo, nywa amazi y'akazuyazi igihe cyose. Amazi y'akazuyazi ni umuti mwiza cyane ku mubiri n'ubwonko, afasha kunoza imitemberere y'amaraso, gutuma umubiri usohora imyanda, kugabanya umunaniro, gutuza imitsi no gutuma ubwonko bukora neza. Kwinywera amazi y'akazuyazi kenshi bituma umutima utuza, amarangamutima akaba meza n'umubiri ukabasha gukora neza umunsi wose.
Muri make izi nama 11 z'ubuzima bwo mu mutwe zerekana ko hari ibintu byoroheje kandi byegereye buri wese bishobora gufasha gukemura ibibazo by'amarangamutima, guhangana n'umunaniro no gusubiza ubwonko ku murongo utuje, kuko rimwe na rimwe si imiti cyangwa ibitaro umuntu akeneye, ahubwo ni uburyo bwo kumenya uko umubiri ubyitwaramo, uko ubwonko bwe bukora n'uburyo ashobora kwivura akoresheje imirire myiza, amazi y'akazuyaze, kuruhuka, gutembera, kwandika ndetse no kwiyibutsa ko yagize intsinzi mu bihe byashize. Izi nama ziroroshye ariko zigira ububasha bwinshi bwo guhindura imibereho, gutanga umunezero mushya, gutuza umutima no kongera icyizere ku buzima bw'ejo hazaza. Bityo umuntu wese ushaka kwiyubaka mu mutwe no mu mubiri yashobora kuzibyaza umusaruro mu rugendo rwe rwo gukira no gutera imbere uko agenda atera intambwe mu buzima bwe bwa buri munsi. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha. Shalom, I love you so much my dear friends.